Umuhango w'isozwa ry'ukwezi kwahariwe ubumwe n'ubwiyunge wabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira waranzwe n'ibikorwa bigaruka cyane ku muco nyarwanda, aho mu rwego rwo gufasha no gushyigikira gahunda ya Ndi Umunyarwanda hahembwa imiryango ibiri y'abashakanye ari imfubyi za Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma bakabyara ntibagira amahirwe yo kugira ababahemba. Umuryango wa Munana Ntigurirwa Jean Marie Vianney na Mukatete Sylvia ndetse n'Imiryango Vedaste na Mukankundi Alexia niyo miryango yahembwe inategeshwa urugori, nk'uko babivuga ngo babonye umurage bazaha abana babo, kuko ngo nubwo babuze ababyeyi babo ariko ibyo bakorewe biberetse ko bafite igihugu. Nubwo twabuze ababyeyi ariko twasanze dufite ababyeyi benshi, twabuze ab'umubiri ariko twabonye dufite amaboko magari, aricyo gihugu, abavandimwe badukoreye ibi birori, kuko twe turishimye cyane. Natwe rero ni impano duhawe tugomba kuraga n'abana bacu. Baduhembye, twishimye kuba tutagira ababyeyi tukaba umuryango nyarwanda watwibutse, byadushimishije. Umwe n'ubwiyunge ibi ni byiza cyane, kuko umwana wanjye wa runaka yabonye bankoreye ibi nawe azabikorera mugenzi we. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme avuga ko kuba ibi bikorwa bishyigikira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge ndetse na Ndi Umunyarwanda biva mu bitekerezo by'abaturage ubwabo ari bitanga icyizere k'aka karere ka Nyanza kahoze inyuma muri izi gahunda kagiye kuzamuka kakaza mu myanya myiza. Icyizere dufite kandi tubona twahagararaho nuko ibikorwa biri gukorwa bivuye mu baturage ubwabo, kumva batekereza batereka dutangire tugiye guhemba abantu batagize ababahemba. Niho mvuga nti hari icyizere ko mu byegeranyo bitaha tuzasanga ko ubumwe n'ubwiyunge mu karere ka Nyanza bwagize isura nziza, uyu munsi tuzaba tugeze ku kigero cyiza. Umunyamabanga wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Ndayisaba Fidel witabiriye umuhango unavuga ko ibyo abaturage ba Nyanza bakoze bigaragaza ishusho nyayo y'uburyo abanyarwanda bakwiye kubana, ndetse ngo gahunda ya Ndi Umunyarwanda ntikwiye kuba mu magambo gusa, ahubwo ari ibikorwa bishingiye ku mibanire n'umuco. Ntibihagije gusa kuvuga ko uri umunyarwanda. Ndi Umunyarwanda bijyana no kwiyumvamo ubunyarwanda, ariko bikanajyanamo no kugira imyitwarire ishyira imbere ibiranga abanyarwanda. Ibiranga abanyarwanda harimo kubahana, harimo gushyigikirana, harimo kuba n'undi nk'umunyagaciro, kandi nawe ugakora kugira ngo ube umunyagaciro, kandi bikaguha n'inshingano yo kubaha abandi bavandimwe bawe, kandi wagira n'ibirori ukagira abo bitumiramo. Ibyo byari bisanzwe mu muco mwiza w'abanyarwanda. Ibikorwa nk'ibi ngibi byongeye kutwibutsa. Uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubwiyunge mu karere ka Nyanza kwaranzwe n'ibikorwa bitandukanye birimo nko gutangiza urugendo rw'isanamitima ruhuza abakoze Jenoside ndetse n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu mirenge yose igize aka karere ka Nyanza, nyuma y'uko muri paruwasi ya Nyamiyaga iri muri uyu murenge wa Muyira bigaragaye ko urugendo rwatanze umusaruro mwiza. Hano bakiba batishoboye amazu yo guturamo ndetse hanubaka ubwiherero mu mirenge itandukanye, ari nako hatanga ubutumwa bushyigikira gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge ndetse na Ndi Umunyarwanda. Gatete Eric Rafiki mu karere ka Nyanza.